dutangiye agafilimi kacu tubona papa Sava ndetse na mama Sava bari kumwe n'umwana wabo Sava. Gusa Sava yari ateruye akana anahambiriye mu maso, ikigaragara cyo yari nka surprise bagira ngo bakurire uyu mwana. Ukurikira agafilimi paka kagize ku musozo. Ngiye nitwa Tsinda. Aba babyeyi rero babonye imodoka ije baravuga ati Sava bugumye aho ngaho gato turaje tukwereka akantu turi buze kukuzanira. Ako kanya bahise basiga umwana wabo aho ngaho bahita burira imodoka. Umwana w'umuhungu yitwa Sava ateruye ndetse n'agahinja ahita asigara hano mu muhanda. Bagenda bishimye bari kuvuga ati wa mwana we turaguhamije, reka twigendere, n'ubundi nabonaga iso nta kintu azatumarira. Muri ako kanya wa mwana yese akuramo cya gitambaro mu maso ahita arira cyane avuga ati mama ese ugiye hehe? Muri ako kanya wa mwana bahise bamuhambira ku kaguru, bahambiriye n'ikibuye. Agiye kwirukanka ikibuye kitakimutanga kuko bari bamuhambiriye kuri cya kibuye. Akana kasigaye hano gatereye uruhinja kari kugenda kavuga uti ariko mama ubu ngubu ugiye koko? Reba abantu ukuntu ari abagome mwuka byaramwe. Urebe kuntu abantu b'iki gihe basigaye bikunda cyane, aho umugore ashobora kuba yasiga umwana wiwe akaba yajyana n'undi musore kandi uyu musore batirigeze banabyarana. Reba baje mu modoka batangira kuganira, ariko sheri nizere kumeze neza, ariko nubwo dusize uriya mwana ndabizi tuzabyara abana benshi. Tereka ahubwo tubanze turebe ya mafaranga tugiye kuba twatangiza ubuzima. Muri ako kanya papa Sava mu kureba muri kaka mareti yabuze amafaranga ahita atonganya umugore amubwira ati wandaya we wanjijiwe nk'ubu ngubu amafaranga yanjye ari hehe? K'amafaranga nayishyiriye mwahangaha uri kumbwira ko amafaranga yagiye hehe? Ibi bintu uri kubisobanurira gute? Urumva ibyo bintu byashoboka gute? Urumva kuko ibintu ukoze wa mugore we? Mama Sava yaramubwiye ati ni ukuri kw'Imana ibi bintu nanjye ntago mbizi, ndimo ndabibona uku nguku, ni ubwa mbere nanjye mbashije kuba nabibona, sinzi uko bimeze. Papa Sava yaramubwiye ati tumva rero wa mugore we ngiye nta mikino mfite, hita umanuka ahangaha vuba, ntabwo nshobora kuba najyana nawe bitewe n'ukuntu ushaka kundya amafaranga yanjye ukaba ushaka kuyabika ukazayarya wenyine. Ako kanya mama Sava yahise apandurura imodoka iri kugenda aravuga ati wa mugabo uramemukiye, ibintu uri kunshinja ntago nigize mbikora. Ako kanya papa Sava yahise abwira shoferi ati tangira imodoka twigendere, uyu mugore tumusigangana ubundi nta keza kiwe, tifata n'ibikapu byawe uhita ubigumana, amafaranga yanjye nayo muyagumane, njye ntago tuzagumya kuba twabana. Muri ako kanya papa Sava amafaranga yavunikiye n'uriya mugore yose bahise bayabura. Finali ubwo bari bagiye, ariko bari basize umwana wabo. Imana yo mu ijuru ifite kuntu iba yaripangiye ibintu byayo. Reba mama Sava yasigaye mu muhanda ari kubabazwa n'uko umugabo musize, nta nubwo ari kubabazwa yuko ataye umwana, ari no kwibaza umwana ahantu ari, habe no kubyibaza. Umugore yararize cyane aravuga ati mukundwa nk'ubu ngubu kubera icyo nsize, ubu nsigiye iki koko? Akanugatinye twigarukire kuri Sava ndetse na umuntu wiwe ateruye. Reba akana kangana gutya butangiye kugoroba, akana katangiye kuba kasinzirira ku muhanda, disi kanaziritse kicaye kuri cya kibuye bamuzirikiyeho, ateruye n'agahinja. Mw'abantu mwe nimundebere, ese bino bintu we bikubayeho? Cyangwa se niba uzi umuntu byabayeho ese wamufasha iki? Reba umwana w'imyaka 4, imyaka 3 akaba ari guhura n'ibibazo bingana gutya. Nuko akana kabuze ko kabigenza, kiyicarira hamwe gategereza icyo Imana iri buze kuba yakora. Reka dutegereze hano, dore hari umuntu uri gutembera muri karitsiye, urabona ko ijoro ryari riguye. Akana kari kicaye ahangaha katangiye kurira kavuga ati ubu se mamayi wanjye kuko yagiye hehe? Mamayi wanjye kuko yagiye hehe? Hano hahise haza umubyeyi ahita abona ka kana kicaye ndetse kanateruye agahinja, karamubaza ati ese wa mwana we
kubera iki wicaye ahangaha? Umwana aramubwira ati mama yansize hano ndetse na papa bagiye mu modoka, nicaye hano ntago baragaruka, ntago mbizi nanjye uko biri bugende. Ubwo umubyeyi yatangiye kureba abona igicuku kiranishye, abona ntago hari kubona, ahita yibwira ibyo ari byo ko kano kana bagataye ku muhanda. Akana kari gatangiye kuza kabungera, akana kari kabuze n'ahantu ho kurara, kahisemo kwiyicarira ahangaha. Mukurikire filimi paka igeze ku musozo uze kureba story y'aka kana, ese biraza kuba byagenda gute? Mbibutse gukora subscribe, we muntu utarakora subscribe ukore subscribe, ntiwibagirwe like ndetse na comment, kandi nukora subscribe wibuke gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona filimi zacu ko zajya zisohoka, ujye uzibona 5/5. Ubwo kakana kacu Sava, wa mubyeyi yatangiye kumuhumuriza, aramubwira ati mwana muto yihangana kandi witurize, turi kumwe nawe, nta kintu uri buze kuba waba, gusa nimba bitakubangamiye ndumva nagutwara nkukujyana mu rugo, urazi kuba wakwishima kubera yuko ugumye hano ibikoko bishobora kuba byakugirira nabi. Nizere neza ko ibintu ndi kuvuga uri buze kuba wabyemera. Sava yamubwiye ati nta kibazo, urakoze kuba ugiye kuba wamfasha, mwibuke gukora subscribe. Ubwo umubyeyi yatangiye guhumuriza akana, arakabwira ati ari wasanga mama wawe ndetse na papa bagize ikindi kibazo mu nzira bituma bataza, rero ntuze kuba wabarenganya. Gusa urabona ko ijoro riguye, urabona ntabwo wari kubona. Icyiza nuko twafata inzira tugataha, nkakujyana mu rugo ukaza kuba waruhuka, kuko hano ntabwo byoroshye. Akana karavuze ati mama yantaye ahangaha, yantaye hano mu gitondo, ndahicara umugoroba wose, nkamaze amasaha menshi, ndumva rwose naniwe, ndetse na kano kana nteruye nta kintu na kimwe kigize kabona, ntabwo kigize kanywa amata. Mw'ababyeyi mwibaze, umubyeyi usiga umwana w'imyaka 3 agasiga n'akandi kana k'uruhinja gafite nk'amezi 2, akavuga ati reka mbasige nisangire umugabo ufite amafaranga. Ese ubundi nk'uyu mubyeyi yaba ari mubyeyi nyabaki? Wa mubyeyi yatangiye guhambura Sava, amuhambura imigozi, aravuga ati wa mwana w'ibintu bagukoreye ni akarengane, wa mwana we baguhohoteye, reka utwaze uyu mwana wigira ikibazo, umwana mumpereze mu gutwaze. Sava nuko yabonye umuntu umutabara ku muhanda. Ese uyu mwana azakura gute? Azagira iyihe story? Ese uyu muntu akuganirije amaze gukura, wowe uhora wiriza ngo wahuye n'ibibazo, ngo wagize ibibazo ubuzima bwawe? Reba abandi bana baba ku muhanda, ibibazo baba barahuyemo. Reba nk'aka kana bateruye, uburyo kazabaye iyi nkuru, cyangwa uyu mwana Sava uburyo azajya bari iyi nkuru. Mw'abana mwe hari abantu baba baragowe, hari abantu bababaje, ariko wowe wahura n'akabazo kanzwinya, ufite n'ubwenge nuko wabikemura ukananirwa kwihangana. Twigarukire hano kuri wa mubyeyi watabaye Sava, bari bituriye mu cyaro. Reba Sava nguyu yatangiye kwikorera uturimo two mu rugo, uturimo duciriritse, ndetse na wa mubyeyi atangira kuba bakwirundira ibintu by'ibiti, birundira ibintu by'imbabari ndetse n'imbaho. Ikigaragara yuko uyu mukobwa cyangwa se uyu mubyeyi yari umubaji hano muri kino giturage. Yatangiye kwita kuri Sava, atangira kumwitaho, amwitaho nk'umwana wiwe, ntiyagira amarangamutima yandi bya bindi by'abagore b'iki gihe bo muri Afurika babona umwana ntibamubone ko ari umwana uzakura, uzaba ufite ahazaza, uzaba ufite ibyiza byose, ngo abe yamurirana urukundo, amuhereza urukundo rwinshi, nawe abashe kubaho yaba nk'umwana nk'abandi. Akana bagahaye urukundo, batangira kukitaho, batangira kuba bakina. Ariko ndi kwibaza nk'ubu umubyeyi wabyaye uyu mwana ubu ngubu ari hehe? Dore umubyeyi uri ahangaha yari ari kwitwikira amategura. Abantu batazi amategura dore nuko nguko bayatwika. Sava yatangiye nawe
kuza afata itegura atangire gukora nk'umwana, kuko ntabwo byari byoroshye kubaho muri iriya myaka, ndetse nta kintu wabasha kuba wakora. Umwana yari mutoya, ariko ikigaragara uyu mubyeyi urabona ko amukunda kandi amwishimira, ntabwo amukoresha amuvuna. Tugaruke hano, dore wa mubyeyi mama Sava yatangiye kuzanga yivugishwa, Mana Nyagasani, sinzi yuko nshobora no kuba nabona imbabazi, sinzi n'ikintu nshobora kuba nakora kugira ngo nongere kubona umwana wanjye. Gusa uyu mugore yatangiye kureba hirya, ahita abona Sava ari kumwe n'undi mugore bari kugenda bakina ya mikino y'abana. Mama Sava yarabyitegerezaga akabireba, yatangiye kuvuga ati, Mana Nyagasani, ni igitangaza kibaye, kuko ntabwo niyumvisha kuntu umwana namusize mu gitondo, ubu ngubu nzi ko ibikoko byamuriye, ariko ndabona ari muzima. Mama Sava yatangiye kwishinja icyaha, umutima uramurya, aravuga ati, se ubu ndakora iki? Reba ukuntu akoma mu mashyi, reba ubwoba afite, ndetse afite n'agahinda, ariko nawe ntazi aho yahera, yabaye nk'umusazi. Yaravuze ati, byanga byakunda ndamutse nijyanye, uyu mugore ashobora kungira umusazi, ndetse n'uyu mwana wanjye Sava ashobora kuza kuba yanyihakana kubera yuko namutaye hano. Icyiza nuko nashaka umupango wo gukora. Umugore atangiye kwigira inama, aravuga ati, byanga byakunda ngomba kuzagaruka hano, hari undi muntu nzanye kugira ngo azabashe kwemeza uyu mugore watoraguye umwana wanjye ko uyu mwana ari uwanjye. Yarabitekereje, aravuga ati, ariko ubundi kuki nabaye agacucu, kuki nabaye ikigoryi, nkaba najyana n'uriya mugabo nkemera kuba nasiga umwana wanjye. Reba Sava ari gukina n'undi mwana, ari gukina n'uyu mubyeyi wabatoraguye, aho nyina ari inyuma yiwe, ari kwishinja amakosa n'ibyaha, ari kwiseka cyane uburyo yasize uyu mwana ku ruhande akajyana n'umugabo, ndetse yanamuhambiriye n'umugozi amuzirika ku kintu cy'ikibuye. Mw'abantu mwe, nimurebe urukundo dusigaranye mu isi, nimurebe ukuntu dusigaye tumeze. Abantu b'ubu nta rukundo tukigira. Twigarukire hano, Sava na wa mubyeyi wamutoraguye. Sava yari ateruye murumuna we, wa mubyeyi tutaramenye izina ryiwe, ari kwifurira. Gusa muri ako kanya twagiye tubona mama Sava azanye n'undi mugore, araza aramubwira ati, reba wa muhungu wanjye ahantu ari. Wa mugore bazanye na mama Sava yahise yigira imbere, aravuga ati, none se koko ni Sava? Ese ibi bintu ndaza kuba nabisobanura gute? Gusa wa mugore watoraguye Sava na murumuna we ntabwo yari yababonye, yarimo arafura imyenda y'umwana, ari kwiririmbira, nta kibazo na kimwe afite. Gusa muri ako kanya mama Sava yazanye wa mugore, ahita asuhuza wa mugore. Nanone aramubwira ati, wa mubyeyi we rero, njyewe nitwa Alice, ntabwo biri kumvikana kuntu uyu mubyeyi wabuze umwana wiwe, umwana wawe tumusanze hano ku mugezi urimo uramukoresha imirimo y'agahato. Wa mubyeyi watoraguye Sava yahise ahaguruka n'umujinya, aravuga ati, ariko ubundi ubwo uvuze ngo iki? Uravuze ngo uwo mubyeyi yafashe umwana aramuta, none nge ndamutoragura ndamurera, urimo urashinja ngo ndimo ndamukoresha imirimo ivunanye? Sava yahise afata akana kiwe. Gusa wa mugore yahise areba mama Sava agira umujinya. Wa mugore nanone watoraguye Sava aramubwira ati, ahubwo ntago nari nzi ko abantu bashobora kuba bakwifata nk'inyamaswa, akaba yafata umwana yabyaye akaba yamujugunya nk'aho ari inzoka abonye mu muhanda agashiburira munsi y'umugina. Reba ukuntu bari kubwira mama Sava yabaye nk'igicucu, yabaye nk'ikigoryi. Yaramubwiye ati, wa mugore we wantwariye umwana wanjye ndamuhiga ndamubura, ibintu uri kuvuga ntago ari ukuri, genda shaka ko umereza umwana wanjye, kubera yuko njyewe nkeneye umwana wanjye. Wa mugore yatoraguye mama Sava yaratunguwe, aravuga ati, wa mugore we, ni wowe koko watinyuka ukavuga amagambo nk'ayo, ugenda kwibiye umwana? Yatangiye kumubwira, aramubwira ati, njyewe urabona
ibintu ntago bimeze neza wa mugore we, ariko kuba waramfashe umwana wanjye ukaba wamutwara ntago ari byiza. Wa mugore watoraguye Sava mumbabarire yahise amubwira ati ibyo ntago ndibuze kuba nabyitaho, umwana wawe namusanze yicaye ku muhanda, hari hamaze kuba nka saa moya n'igice za nijoro, ndimo ndivira ku gasantere, umwana mbona arababaye, umwana ndamutoragura, hama ntangira kumurera, none uri kunshinja ngo ngenda gutwariye umwana, ngo umwana wawe ndi kumukoresha imirimo ivunanye. Muri ako kanya mama Sava ari kumwe na wa mugore bazanye, umugore yatangiye kumva ibintu byabaye ahangaha, aratungurwa cyane, aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, yabuze n'icyo avuga, ahita agira isoni gusa. Wa mugore yatoraguye Sava aramubwira ati ese uyu mwana waramutwise, uyu mwana wamutwise amezi 9, ese ubwo uzi igisekuntu kimera, ese ubwo uzi kurera uburyo bivuna, ese ni igiki ubu koko wari ukurikiye ku buryo wasiga abana babiri ku muhanda, noneho wanabaziritse bambaye ibiziriko, hanyuma ukirukanka ugasiga umwana wawe. Wa mugore yazanye na mama Sava yaramurebye aramubwira ati wa mugore ibyo bintu ni ubusazi wakoze pe. Gusa wa mugore yatoraguye Sava yagumije kumutonganya, aramubwira ati wa mugore w'ibintu ukora ntabwo ubizi ko bibangamira umwana, ndetse umwana binagoranye kazigira nakubabarira bitewe n'ibintu wamukoreye, wamuteye igikomere gikomeye mu buzima bwiwe. Mama Sava yagaye umutima aravuga ati ndabizi mwa bantu mwe, narakosheje, nizeye umugabo, nzi ko tugiye kubona ubuzima bwiza, arangije nawe arantererana, umwana wanjye nawe ndamusiga, ubu ngubu umeze nk'ikigoryi, sinzi ikintu nakora, sinzi ikintu nanavuga, ariko ndabasaba ni ukuri mumbabarire mumpereze umwana wanjye, ndabizi neza umwana wanjye ashobora no kutanyemera, ariko byibura mukoreho bwa rimwe. Reba wa mugore yatoraguye Sava kuntu ari kumureba, nyina ari kurira, ari kuvuga ati twari twabonye amafaranga menshi, twanagurishije isambu ndetse n'inzu yacu twayitanze ndetse n'amatungo, tuvuga ati reka twimukire i Kigali, hanyuma uyu mwana turaza kumusiga amaze gukura tujye kwishakira ubuzima. Mwumva ababyeyi b'iki gihe kuntu bikunda mwa bantu mwe. Mama Sava yararize aravuga ati nukuri ndabinginze nimungirire impuhwe, njyewe sinzi ikintu nakora, sifite no kwivugira, sifite n'umuntu wampa imbabazi usibye kurira gusa. Ndabizi ko nikunze ndetse nkunda n'umugabo wanjye, nanga umwana nabyaye. Wa mugore bazanye yamurebeye ku gakanu aravuga ati wa mugore we, ibintu wakoze ni ubusazi, ni ubugegera, ushobora kuba warorezwa ahubwo ntago uri muzima pe. Mama Sava yararize aratakamba aravuga ati mw'abantu mwe ndabinginze nimungirire impuhwe, mumpereze umwana wanjye, kubera ko sinzi ukuntu nabaho ntafite umwana wanjye ndetse n'umugabo. Wa mugore yatoraguye Sava yaramubwiye ati ntago uzi ko wabaho se, aho wari ugiye kubuta uwasize abana wabataye, wumvaga uri buze kuba wamera gute? Ariko wa mugore we kubera iki wijijisha? Uri kumva neza ibintu uri kuvuga, urimo urashyiramo amarangamutima, ariko ntiwigize ushyiramo amarangamutima uko umwana wawe azabaho wamutaye. Mama Sava yaramubwiye ati wa mugore we byihorere, shobora kuba nararozwe sinabimenya, ariko nagaruye akenge nyuma bimaze kumbaho. Wa mugore yazanye na Mama Sava yarahindukiye aramuriba kuntu ari kurira, aramubwira ati ariko ubwo nkawe uratinyuka ukarira koko bitewe n'ibintu wakoze, ibintu wakoreye uyu mwana, nta n'isoni ko kuritora ukarira? Urumva wowe ufite ubwo burenganzira bwo kurira wa mugore we? Iyo nza kumenya yuko wakoze ibintu byose we, nta nubwo nari kwemera yuko uza kuza ahangaha ujyewe nzane nawe wa munyamafuti we, wa gicucu we. Urabona kuntu uri kurira, ibaza abana babiri bose, uruhinja nk'uru nguru ndetse na mukuru wiwe udafite n'imyaka 3, ukabiriza ku muhanda, ukabasiga ukagenda ukajyana n'umugabo waragurishije n'ibintu byose. ahubwo ngiye mbashije kumirwa, nibwo bwa mbere nabona umubyeyi mubi,
ndabizi neza ko n'inzoka ikunda abana bayo. Ubwo nkawe urumva uremye muki? Ucumbye mu yefu koko wa mugore we? Urumva ari nde muntu waguhana? Ninde waguhanura ngo wumve? Icyakora njyewe ndumiwe, ibintu mbonye si iby'i Rwanda pe. Wa mugore we rero, icyiza ndumva wagumya guhangana n'akazi kawe, agahinda kawe kakakwica, kubera yuko uyu mwana ko wamuteye karahagije. Abagore bakomeje kuganira, uyu watoraguye Sava nawe ari kurira ari kumubwira ati, ese ubwo wa mugore we utekereza gute? Uyu mwana wawe buryo cyaba ari kwiyumva, nubwo ari mutoya uba wumva bimeze gute? Ese urabikururuka ukabyumva? Mama Sava yaramubwiye ati, wa mubyeyi we ndabyumva kandi narakosheje, ariko ndabinginze muca inkoni zamba. Yaraje yunama akora ku ruhinja, nibura uruhinja rutaragira n'umwaka. Mama Sava yitunatunye yabaye nk'ihene yanyagiwe, aravuga ati, ni ukuri ndabinginze nimumbabarire. Ubwo umugore amubwira ati, reba umwana umeze gutya, umwana mwiza nk'uyu, ukitora ukamufata ukamusiga, gukurikiye umugabo ufite amafaranga, hama nakubeshya. Urumva kuko wa mugore usobanutse? Mw'abantu mwe nimundebere, nimunyumvire ibintu nk'ibi ngibi. Ese ari nkawe wabigenza gute? Ese ari nkawe bino bintu wabikora? Ese waba wanyweye irihe tabi? Ese baba bakuroze ubwoko ki? Mw'abantu mwe nimundebere, mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukora like ndetse na comment. Nukora subscribe ntuze kwibagirwa gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification ya video yacu ko izajya isohoka, ujye uyibona mu ba mbere. Wa mugore yatoraguye Sava yaricaye aravuga ati, wa mugore we ndabizi neza nta kintu nakora kugira ngo uyu mwana kubabarire, usibye wiwe kuba yabitekereza akaba yakubabarira. Mama Sava yaravuze ati, basi nimumbabarire ntambuke nkure ku mwana wanjye, nibura musaba imbabazi nkimubona, kuko nshobora kuzicwa n'agahinda, agahinda kakampitana, kakanyegukana, kakanyica. Ubwo Sava yarebye nyina mu maso, aramureba ibiganza. Mama Sava akora ku mwana wiwe, utekerezaho umwana asigaye abona nyina nk'umunyamahanga. Umubyeyi asigaye abona umwana wiwe nk'atamwibyariye bitewe n'amafuti yamukoreye. Yaramubwiye ati, Sava mwana wanjye, ibintu byambayeho ni ubusazi pe, kandi ndabizi neza kuri mutoya, ariko ndabizi ko ngukunda nubwo nakoze ibi byose. Reba wa mugore bazanye na Mama Sava kuntu ari guseka, ari kureba kuntu umugore akwiyerurutsa. Gusa Sava yaramubwiye ati, wikora kuri murumuna wanjye, genda wari umugome, nubwo uri mama watubyaye, ariko uyu mwana wansigiye ntago wari uzi ko azabaho, ubu wari uzi ko twanapfuye. Ubwo Mama Sava yunamye ku mwana we ararira cyane, ariko arira amarira atari buze kugira ikintu na kimwe abasha kuba yakora. Uyu mugore yararize arababara. Ibi nibyo bita kwicuza mw'abantu mwe. Gusa burya umuntu uramuka yicujije ukabona aje kugusaba imbabazi yagukoshereje, ujye umenya ko uwo muntu nibura abashije kugira umutima, abashije kuba yahinduka. Ubwo mama yegereye umwana aramubwira ati, Sava ndabizi ko uzamera neza, ubu muri kano kanya ntago amategeko akunyemerera kuba ngufite, ariko n'ugufite reka mubane neza. Wa mugore yabwiye Mama Sava, tereka kwiriza aho ngaho uze tugende, kuko ibintu numviye aha ngaha ni agahomamunwa, ni agapfukamunwa, ni ibintu bidasanzwe, nta n'ahantu nigize mbyumva. Niwe muntu wa mbere ubashije kuba wakora igikorwa cy'ubusazi. Ese mw'abantu mwe koko mumbwire ko hari ababyeyi bameze gutya muri komenti. Ese wowe byakubaho? Ese wowe byakubayeho? Ndabizi neza abantu benshi bagiye bakurira mu buzima bugoye, mu buzima bushaririye, mu buzima bw'igikakarubamba, mu buzima bwo kutarya, mu buzima bwo kutabona aho barara. Abantu benshi ndabizi barababaye. Ariko se nkawe nk'umubyeyi, ese nkawe byabayeho? Ushobora kuba wabikorera mugenzi wawe. Ubwo Mama Sava yabonye ko nta kundi yabigenza,
umwana atapfa kuba yamufata ngo amujyane. Yazinze amabinga aravuga ati reka ngende, ariko yagiye agahinda kasaritse umutima wiwe. Asoma umwana aramubwira ati mwana wanjye tuzahukure, tuzasubire, ndabizi uzakura kandi uzamera neza. Ubwo batangiye kwigendera, wa mubyeyi asigara na Sava ndetse na kakana. Reba Sava kuntu ari kureba nyina ari kugenda, reba kuntu Sava ari kureba uyu mubyeyi wamutoraguye. Umubyeyi nawe byaramurenze, amarira arashoka, ararira, gusa arihanagura, atangira gusekera umwana nk'ibisanzwe. Aramubwira ati Sava, humura uzamera neza kandi nzakwitaho, nzakujyana mu ishuri ujye ukina n'abandi bana, ndabizi neza ibintu bizagenda neza. Gusa ntugumye gutekereza ku bya mama wawe, ahubwo utangire utekereza ahazaza hawe mwana wanjye, kubera yuko isi ntabwo isakaye, ni gutya abantu b'isi babayeho. Gusa ndabizi neza ko uzababarira mama wawe kandi ndagukunda. Wa mubyeyi watoraguye mama Sava yarajanga atangira kuganiriza umwana. Sava aramubwira ati mama ni umucuyi, mama ni umugome, yarambabaje cyane, ariko nta kibazo, nawe nagenda arire azabasha kuba yamenya agaciro kanjye ntari nyine. Mwumva amagambo y'umwana, ibaza umwana nk'uyu nguyu uvuga amagambo nk'aya. Umwana yahise asipepera nyina aramubwira ati bye bye mama, tuzongere duhure, gusa ndakubonye ntumbonye, ibintu natekereje koko ni nabyo usanze, warakoze. Yahobereye uyu nguyu uri kumurira, agahinda karamwishe, aravuga ati abantu bafite abana, abantu babuze urubyaro, nabo bifuza kubyara. Ese koko nuriya yifuje umwana cyangwa umwana yamwituyeho? Mw'abana umwe, isi ifite ibibazo bigiye bitandukanye, abantu bagiye bafite imbaraga nkeya mu bikorwa byabo bya buri munsi, ariko sindabona umubyeyi w'umumama yafashe umwana we ngo amujugunye. Uwo muntu aba yatatswe n'amadayimoni. Sava yaramubwiye ati ariko buriya turamutse tuzamutse hariya hari akantu nahashyize, ndashaka kuza kuba nakaguhereza. Wa mugore yaramubwiye ati akantu wahahishe ubwo si ibyo bintu ushatse kuvuga ni ibiki Sava? Wimbeshye nawe, ndabizi ubwo ni ya mikino yawe. Yaramubwiye ati fasha umwana tuzamukane hariya hejuru ku musozi, njye kukwereka hari ikintu nashyizeyo. Sava ntumbaze ngo ni igiki, gusa wa mugore yaravuze ati okay, nimba wa mwana ubizi neza ko ibyo bintu bihari, reka tuzamuke tujyeyo. Ubwo batangiye kurira umusozi. Murabizi neza ko bari mu kabande, ahantu amazi yari arimo aratemba. Batangiye kurira umusozi, batangira gusatira hafi y'umuhanda. Uyu mwana yabwiraga uyu mubyeyi ko hari ikintu yahasize. Reba umwana ungana nk'uku utangiye gutembera amashyamba, aho abandi bana bari ku ishuri, aho wari kwirukanka amashyamba, ari kureba ko yarwana n'ubuzima. Ndabizi neza ushobora kwibaza uti ese iyi filimi ngenda kuramo iki? Ariko ibyo wakuramo byo ni byinshi. Kuba warera umwana bitandukanye n'uko warezwe, ubanza ubifate mu mutwe. Urera umwana wawe bitandukanye n'uko warezwe, cyangwa ubona ababyeyi bawe bareze abavandimwe bawe. Nuko Sava yahise aterera umusozi, ndetse na wa mubyeyi aravuga ati reka mbanze nkwerekesha, hari ikintu njyewe nahishe aha ngaha ngomba kuba nakwereka. Sava yaraje ahita atangira gukuraho ibyatsi. Ntumbaze ikintu yari yahishe hano, yahise akuramo urukapu, urubage, sumbaze ikintu kirimo. Yaramubwiye ati kino gikapu nabonye mama yagishyizemo ibintu by'amafaranga, ndavuga ati reka kino gikapu nkibibe njye kugihisha, hanyuma amafaranga bagurishije ubutunzi bw'iwacu mbuhishe, kubera yuko bari bagiye kuyangiza. Takira wowe nyaguhereze amafaranga uzayakoreshe utwitaho, utugirira neza. Umubyeyi yafunguye azikari burage, aravuga ati wa mwana we ntabwo nakwizera ko ibintu ndi kubona hano ari byo. Umugore yarafunguye
abona uruvarisi rwuzuye amafaranga. Aravuga ati wa mwana we, ubu bwenge wabukuye hehe? Mw'abantu mwari abana bakuru ari abahigi, ari abana bazi ubwenge, bazi kuzibeshaho. Reba nk'uyu mwana yabashije kuba yabona ko nyina yashutswe cyangwa se yashutswe. Aravuga ati reka mfate aya mafaranga nyahishe. Mwibuke neza bino, wa mugore yabivuze. Aravuga ati umugabo yarantaye kubera yuko amafaranga twari twayabuze. Savo yaramubwiye ati nabonye amafaranga bayajyanye yose kandi nanjye badusize. Ndavuga ati reka nyahishe kubera yuko bari barangaye cyane kandi bari gushaka kuba baduhemukira. Ibintu byose babipanze ndi kubyumva, niyo mpamvu amafaranga nayabahishe mbere nkabashyiriramo uruvarisi rutagifite ikintu na kimwe rurimo. Wa mugore yaravuze ati wa mwana we, sinzi uko umeze, sinzi nuko nagushimira, ariko ibintu ukoze biratangaje. Wa mwana we, ubwonko ufite ntabwo ari ubw'abana basanzwe, ahubwo ni ubw'abantu bakuru. Savo yaramubwiye ati njyewe nyine narabibonye ndabimenya. Ndavuga ati aya mafaranga ashobora kuzakora ikintu gikomeye. Wa mugore yegereye Sava aramubwira ati wa mwana we, ndabizi uri umwana w'umuhanga kuko mbashije kuba nakubona ntabwo uri mayibobo. Gusa ndishimye cyane wa mwana we ko aya mafaranga azagufasha ndetse nanjye azamfasha mu buryo ki nzakwitaho ukamera neza. Gusa nsezeranye ko uzababarira mama wawe, utazamugirira ikibazo cyangwa se ngo wange kuba wamubabarira. Agafilimi kacu mw'abana umwe kari kugenda kagana ku musozo. Mwibuke gukora subscribe mwebwe twabanye, kandi ntugende utanditse igitekerezo cyawe. Igitekerezo cyawe ni ingenzi kugira ngo tuje kureba niba koko tuba turi kumwe, tuba dukorana ibintu byose nk'abantu turi kumwe. Urabona twituriye hano mu cyaro Sava, ubu natwe aya mafaranga twayakoresha tukajya mu mujyi nkagushakiramo ikigo cyiza ukajya kwiga nawe ukiga nk'abandi. Sava yarasetse yaramubwiye ati urakoze cyane mama, ubu ni wowe ngiye kuzajya nita mama. Agafilimi kacu kageze ku musozo. Bayi, turabakunda.